wa muzigo wawe nabashije kubona ubona umwunda ufite hano. Sebe ninde umamagaye kandi atesha mutwe kasi. Meza bite? Sawa. Makuru? Makuru meza. Ko nakumenye? Ngiye mfite umushyitsi wa hano ukasaba kuza kumutozanya n'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 2. Umuzigo wa kuno ubonye hano wari ndawufite kano kanya. ntabwo nenze paki ku munsi. Nikazana Maria magagezi biro. Ni bwite ko. Uyo
kweli. Fungura hano. Hano ndi kubona kubisa ikibiruri bagweza amafaranga make nawe uturamuka wirukana. Umuntu afashe amafaranga ugiye gufata amafaranga biba byakwanye. Yakani yera kwa macyenga yabona bajya ngo ndera cyasigaye. None se nandi amafaranga kuruka. Nese garo mfite singaye. Amafaranga make. Amafaranga make. Amafaranga ari make. Amafaranga make. Wamushyizemo neza ariko. Amafaranga ari yuzi. Muze gutego. Umuntu kucyo kuzi ibintu byawe.
baziritse. Ikiganiro cyapfuye. Bumva ntaho barasa. Ikinafashe n'umva nabi mumfashe kumumaro kandi ndabona yabamuye. Muvandimwe sibaho ikintu kimutwaye wowe wicaye dore wanavunitse.